Yesu Kristo icyamuzanye nukugira ngo agufate gusubiza ubuzima, agufate gusubiza agaciro. Iri kibazo Imana igufiteho umugambi, ugira ubwoba, Imana iraje gukorana nawe mu izina rya Yesu. Bene data, nshuti z'Ikamba Karuvari TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe. Ubuntu bw'umwami wacu bwongere bukubeho, kandi Imana y'amahoro ikugirire neza. Turagukunda cyane, twifurije umugisha w'Imana kuri iki gicamunsi. Birashoboka ko wewe ubonye iyo video buke cyangwa se bwije, ariko isaha yariyo yose Imana iguha umugisha. Yesu rero yongera abahigirire neza aho muri. Turashima Imana ku bwanyu, uburyo Imana ibarwanirira. Turi mu bihe bikomeye, covid, turi mu by'intambara, ibihe by'uburwayi, turarwaje, dufite ibibazo bitandukanye, ariko umwami wacu Yesu ari bugufi, kandi icyo yaje gukora azagikora. Ndagira ngo nguyanganishe ko Yesu aje gukora icyo agambiriye gukora ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha rero, rikashimira abakoze subscribe namwe mwese aho muri. Imana ibaho umugisha. Iki gitondo rero Imana yagutekerejeho, Imana yagutekerejeho, niyo mpamvu yongeye kunzana hano. Dufite amasengesho y'iminsi 7 tuzatangira muri ku kwezi kwa 11. Tuzababwira itariki tuzatangira hari kuri matariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 yo kuzenguruka bucece turwanya imbaraga z'abadayimoni kugira ngo twigire mu masezerano yacu. Aha ujya ritangazo naguhaga icyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Luka 19 umurongo wa mbere. Aya ni amagambo Yesu yavuze ageze kwa Zakayo. Ndagira ngo n'uyu munsi wa none Yesu agira icyo avuga ageze iwawe. Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Data wa twese, ndagushimye kuri Imana ikomeye, uri Imana ituramukije, uri Imana iduha guhumeka mu ntambara n'ibibazo turimo ukaturwanirira. Reka uyu mwanya imbaraga zawe zimanukire kugaragara kuri uyu muntu. Ibibazo afite n'ibimugoye byose ubirangize, mu kazi kiwe, mu byahagaze n'ibitagenda neza, reka byose ugira icyo ukora kubera ko nzi ko ushoboye byose. Urakoze kugiye kubana natwe ndetse kubana nawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Reka rero nkuko tugiye kuganira amagambo y'Imana ari muri iki gitabo, reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo turiganireho gatoya. Bibiliya iravuze ngo ibya Zakayo, ngo Yesu ageze i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye ikosa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi yari mugufi. Ariruka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Haleluya. Yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika mu banyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Tuvuge ngo amen. Aya ni amagambo dusomye muri iki gitabo, ni amagambo akomeye cyane. Nego yayo nayahaye ijambo rivuga ngo nta hantu Yesu atagusanga, nta hantu Yesu atagukura. Niyo ntego y'iri jambo tugiye kwigaho. Mu by'ukuri nta hantu Yesu atagusanga, nta hantu Yesu atagukura. Hari igihe umuntu abaho akafikira mu buzima bubi, akakora mu buzima bubi, agashaka mu buzima bubi, noneho akarangira yihebye, akibaza bese navutse nabi, nshaka nabi, mbyara nabi, nzapfana nabi. Ndagira ngo ubwire ngo ntabwo uzapfa nabi,
kubera ko haracyari ibyiringiro, kuko Yesu yagusanga ahantu uri agahindura ubwo buzima. Uyu mugabo witwa Zakayo, ubuzima bwe bwari ubuzima bwo gusoresha, bwari ubuzima bwo kutashaka Imana, bwari ubuzima bundi yari yifitiye. Ariko igitondo kimwe yiyumvamo gushaka Yesu. Yari afite ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere yarazwi, Zakayo yarazwi kubera ko hari kondisiyo yabagamo. Ikibazo cya kabiri, Zakayo yari umutunzi. Gatatu, yari mugufi. Rero ibyo bintu bitatu ntabwo byangwiraga ko ahura na Yesu Kristo. Ariko ngo mu gitondo kimwe Imana iramureba, iramwitegereza, isanga nawe ari umwana wa Aburahamu, isanga nawe ari umwana w'amasezerano. Ndagira ngo ngubwire, nubwo mu rugo bimeze gutyo, nubwo umugabo bimeze gutyo, ariko uri umwana w'amasezerano. Mandore boshiya, uri umwana w'Imana. Imana igufiteho umugambi, kandi Yesu Kristo icyamuzanye ni ukugira ngo agufate gusubiza ubuzima, agufate gusubiza agaciro. Abantu bakwimye agaciro, abantu baravuze ngo ntabwo bizashoboka, ariko nyuma yo kwinzira zabo zifunze, Imana ifunguye inzira ku buzima bwawe. Nuko Yesu Kristo yiyumvamo guca ko Iyeriko, ngo arahanyura. Zakayo nawe araza, ageze Iyeriko asanga abantu ni benshi cyane. Haravuga ngo uyu mugabo ko mukene ndamubona nte, ariko yiyumvamo kurira igiti cy'umuvumu, kubera ko igiti cy'umuvumu cyamufashe kuba muremure, kuko abantu bari benshi kandi yari mugufiya. Maze kurira igiti cy'umuvumu, aho muri iyo nzira yuriremo igiti niho Yesu yanyuze. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu n'ahantu atagukura, n'ahantu atakugeza. Nubwo imyaka ibaye myinshi utararongorwa, nubwo Imana yakubwiye amasano ukabona ntabwo abaye, nubwo yakubwiye visi ukabona ntuyibonye, ariko Imana ntabwo ikangwa no kuba utarabona icyo yakubwiye, ahubwo umuteguro wayo ni umuteguro udasanzwe. Amen. Rimwe na rimwe tujya twifuza ko ibyo tuhanuriwe, ibyo dusengeye bihita biba, ariko Imana yo ibifite umugambi wayo ku buzima bwacu. Niyo mpamvu rero bene data, wicika intege nuko icyo wabwiwe n'Umwami Imana kitarasohora. Imana ntibeshya, ahubwo Imana ifite ukuntu igenda ikora. Amaze kumubwira ngo uruka ndarari wawe, nikiza ko byatunguye abantu benshi. Zakayo se utari umukristo, Zakayo se utari umuhanuzi, Zakayo se utari ariko Yesu yumvamo kunyuriwe. Niba Yesu yiyumvishije kujya kwa Zakayo, ni gute atazi wawe? Araza azana amahoro mu rugo, arongera guhuza n'umugabo wawe, arongera guhuza n'abana bawe, arongera guhuza n'ibyawe, araguhuza n'isezerano. Wigira ikibazo, Imana igufiteho umugambi. Wigira ubwoba, Imana iraje gukorana nawe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zizakora cyane. Imana izakuruhura, Imana izagukiza iyo ndwara. Yesu azabikora. Kwiyubahisha. Ageze kwa Zakayo. Zakayo ikintu cya mbere yakoze, ndaza ngubwira ibintu bitatu bijya biranga umuntu uhuye na Yesu. Ikintu cya mbere kiranga umuntu uhuye na Yesu, ahita yihana, ahita agira ubwoba, ahita arambarara. Zakayo yahise yihana, yiyumvishemo gutanga. Iyo uhuye na Yesu yumvamo gutanga. Iyo uhuye na Yesu yumvamo imbabazi. Iyo uhuye na Yesu yumvamo kureka icyaha. Iyo uhuye na Yesu yumvamo urukundo. Iyo Yesu ahuye n'ubuzima bwawe, n'imitekerereze irahinduka, n'imikorere irahinduka, ndetse n'imivugire irahinduka. Zakayo yahise ahindura imivugire, yahinduye imitekerereze. Haravuga ngo kandi uwo nambuye nzamwishyura kane. Biravuze ngo n'inyungu nzayimuha, kubera ko nahuye n'Umwami. Haleluya. Ikindi kintu cyaranze Zakayo ni ukubera kuko abantu bamutekerezaga siko Zakayo yarari. Uko Zakayo impamvu yari ameze uko yari ameze, ntabwo yarahura na Kristo Yesu. Dore ikibazo tugira ni iyo umuntu ahuye na Yesu ntahinduke. Iyo umuntu ahuye na Yesu imigambi ye ntihinduke, uwo aba agifite ikibazo cyane. Ninde wahuye na Yesu agakomeza kuguma uko yari ameze? Ninde muntu wahuye na Yesu ntahinduke? Nuko Yesu atahinduye ubuzima bwawe. Ndagira ngo mbwire abantu abakunzi b'Ikamba TV, nawe ubwawe utarahura na Yesu kandi nawe wahuye na Yesu turahinduka, ntabwo ibyo ngibyo byakwerekana ko Yesu muri kumwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu yo duhuye nawe, ndibuka umunsi umwe narakizwa narifite Madrid, narakizwa nari haruku nari inteye. Ariko maze gukizwa hari n'ukundi kuntu meze uyu munsi. Ntabwo navutse mvuga ubutumwa, ntabwo navutse mbwiriza, nta nubwo bintu ariyo mahitamo yanjye, ariko Yesu yabonye ko ngwiriye kubikora. Rero nawe iyo umaze guhura na Yesu, byanga byakunda, mandere boshiya, n'imyambarire irahinduka, n'imikorere irahinduka. Witubesha ngo wahuye na Yesu kandi ugikora nk'ibyo wakoraga. Witubesha ngo wahuye na Yesu kandi urukundo rwawe rutakiri rwa rundi. Oya, ntabwo mission ya Yesu mu buzima bwawe ariyo. Mission ya Yesu mu buzima bwawe ni ukuguhindura mushya, ni ukuguha icyerekezo gishya.
wambaza ngo none Pastor Steven ko nge nahuye na Yesu nkaba nkimeze uko nari meze, ndagira ngo ubwire ngo humura, niba warahuye na Yesu ubuzima ntibuhinduke, aje kubihindura. Niyo mpamvu nzanye inyigisho kubwira ngo Imana ije guhindura ubuzima bwawe nkuko yahinduye ubuzima bwa Zakayo. Zakayo yamaze guhura na Yesu ahindurirwa ubuzima, yahuye na Yesu amateka yahinduka, yahuye na Yesu atangira kuvuga ubutumwa bwiza. Zakayo yunguye se ntabwo yongeye kwiba abantu, cyane ko nibyo yibyo yarabisubije, ndetse n'umugabane we yawaye abakene. Yongeye yatangiye gufasha batafashaga, yatangiye gushyigikira batashigikiraga, ariko impamvu yabimuteye byose nuko Zakayo yahuye n'umwami wacu Yesu. Mfite ibintu bine nshaka kuvugana nawe. Cyambere ndagira ngo ubwire ngo kuno kwezi kwa 11 tugiye gutangira n'ukwezi Imana yamaze kuvugana nanjye. Imana yamaze kuvugana nanjye bene data, niba wowe uri mu minsi 40 nkuko nabonye bamwe bari bayirimo ni byiza cyane, ariko niba nta masengesho urakora, Umwuka yamaze kumbwira ngo ni byiza ko dukora amasengesho y'iminsi 7. Aya masengesho y'iminsi 7 akamaro kayo ni amasengesho yo kuzenguruka bucece, ni amasengesho yo kuzenguruka ikibazo cyawe, ni amasengesho yo kuzenguruka urugo rwawe, ni amasengesho yo kuzenguruka abana bawe, kugira ngo imbere gatoya abana bamere neza, umugabo amere neza. Aya masengesho rero tuzayabanamo n'abantu batandukanye bari mu mane zitandukanye. Wowe ushobora kureba iyo nimero uzaduhamagara dusenga nawe muri amasengesho y'iminsi 7. Tuzatangira ku kwezi kukirangira hagati ya tariki 4 na tariki 6. Muri abo matariki nibwo tuzatangira, ariko nifuza kugira ngo hagati ya matariki tuzaba tumaze kumenya icyerekezo, ariko kandi ni nako Imana ishaka kugira ngo turasenge, noneho Imana igira ikintu ikora. Hari ibintu Imana yakubwiye guhera ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, urabona nta gacu, urabona nta cyerekezo. Nje ukubwira ngo kuko Yesu yagiye kwa Zakayo, ntabwo Zakayo yari yabisabye, ntabwo Zakayo yari yabisengeye, ahubwo Yesu yagombaga kuza gukora igitangaza kwa Zakayo. Ni nako Yesu agiye gukora igitangaza muri amasengesho y'iminsi 7. Imana ije gufata ikintu wari warasengeye, ikintu wari warabuze, ugiye kukibona mu izina rya Yesu Kristo. Banatwe muri amasengesho, ndatekereza ko tuzabibamenyesha hagati ya tariki 3 na tariki 5. Tuzahita tubabwira itariki nyayo tuzatangira aya masengesho. Aya masengesho rero afite intego 3. Intego ya mbere niyo kuzenguruka bucece. Kuzenguruka bucece no gusenga bucece. Intego ya kabiri ni ukubwira Imana ngo Mana ndacyazirikana icyo wambwiye, ndacibuka icyo wambwiye. Intego ya gatatu ni ukubwira Imana ngo ndashaka umwaka urangira hari icyo ukoreye ubuzima bwanjye kigiye kunjyana mu wundi mwaka. Imana izagikora mu izina rya Yesu Kristo. Banatwe muri amasengesho, Zakayo yunguyu yegeye yuriraga umuvumo, abantu baramusetse, havuga se ariko natwe muri amasengesho naka twakurira umuvumo. Nawe wakurira intebe, wakurira aho wakurira hose, wakukabira ibibazo ngo ibibazo we mugomba kuba hasi yanjye mu izina rya Yesu. Imana irashaka gukora ibintu bitandukanye. Imana irashaka kuguhereza umugisha, irashaka kukwagurira imbago, irashaka kuguhereza amahoro, irashaka kugukiza indwara. Mureke dusenge, Imana ikora ibintu bikomeye muri amasengesho. Reka nongere mbwira abantu bamaze iminsi baherengwe n'agahinda kubw'ibibazo bahuye nabyo, ndagira ngo ubwire ngo Imana suko bizaba, Imana y'amahoro, Imana y'ubuntu, Imana y'ubutabazi, ntabwo yumva amabwire. Ije muri cyo kibazo kugira ngo ikigukuremo. Ntabwo Imana nezezwa no kububabaye, kuba gora ufite umubabaro n'agahinda. Ntabwo Imana nezezwa no guhora urwaye, guhora umushomeri, guhora urya ariko bikugoye, guhora wibaza ngo nzabona inzira gute. Ntabwo Imana ibyo binezeza. Imana ni umubyeyi. Ariko umva ikintu cyatangaje abantu, nuko Yesu yabwiye Zakayo ngo nawe uri umwana wa Aburahamu, nawe uri umwana w'amasezerano. Abantu baribaza ngo mbese n'umwana w'amasezerano gute, n'ukuntu yagiye yambura, n'ukuntu yakoze ibyaha, n'ukuntu yagiye akubita abantu. No, kuba yarakoze ibyaha ntabwo bikuraho ko ari umwana w'amasezerano, ahubwo kuba agarukiye Imana bimuhesheje identity idasanzwe. Reka ngubwire mwene data, ntabwo kuba waracumuye bikuyeho isezerano. Oya, ahubwo dore ikintu cyakura isezerano ni ukukomeza kuba mu cyaha. Naho ubundi iyo ducume tukagarukira Imana, Imana ikomezanya natwe. Rero ndagira ngo ubwire ngo wongere ugaruke, Imana igufitiye icyizere, wongere ugaruke, Imana igufiteho umugambi. Ntabwo se muzi uburyo injira yarimye Paulo ku gikonje cyangwa se ku kuboko, akavuga ngo uyu muntu araza gupfa, ngo ariko bakibitegereje babona nta kintu abaye. Aha ngaha ni igihe abantu baba bategereje ibiri bitubeho, uko baba bamaze kuturuga, bamaze kuturogesha, bamaze kutu
kuzinga bagategeza ngo birarangiye, mu gitondo bakabona ukoze ubukwe, bakabona uba uteye imbere. Nukubera ko rero uri umwana wa Abraham, mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, agira ngo ubwire ngo Imana ntayitakura umuntu atageze umuntu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryambwiye ngo nze mbabwire ngo Imana ishaka kugukura huri iguhereza ubundi buzima. Reka dusenge Imana rero, reka nongere ngusabe mwene data ustange ibyifuzo byawe kugira ngo tubisengere muri iyi minsi 7 nawe ubonetse. Wakora ku manywa ugasenga nijoro, wakora nijoro ugasenga ku manywa, niyo wafata isaha imwe, ariko tuzakora twiyiriza dufata akantu nimugoroba. Ese ashimwe cyane. Aya masengesho twiyiriza dufata akantu nimugoroba kugira ngo wenda dushobore kongera gusenga mu gitondo. Niba amasengesho tuzakora, abazabishobora tuzaba turi kumwe ku online, tuzaba turi kumwe ahantu hose ku social media, tuzagerageza gushyiraho urubuga tuzaduhuriraho, ariko kandi nawe watubaza ngo mbese nge ndaza kubabona gute. Tuzatuyasenga rero, niba uri muri Amerika, niba uri muri Canada, niba uri South Africa, niba uri mu France, aho waba uri hose tuzafatanya nawe muri amasengesho y'iminsi 7. Na amasengesho yo kwirukana abazimu n'abadayimoni, na amasengesho yo kwinjira mu masezerano. Hari umusozi wawe ugomba kwinjiraho, hari ibyawe ugomba kubona, hari amavuta wanyazwe, hari urugo rwawe wanyazwe, hari umugabo wawe wanyazwe, hari umugore wawe wanyazwe, hari akazi kawe wanyazwe, hari amafaranga n'ubukire bwawe wanyazwe. Tugomba kubigaruza amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Igihugu cyose waba urimo, niba ureba Ikamba Calvary TV, uraza kutwandikira noneho tugushire kuri groupe kandi tukubwira uburyo tuzasengana nawe muri amasengesho. Niba uri Kigali we birakoroheye cyane, bizakorohera ku buryo tuzabana nawe muri amasengesho. Reka dusenge Imana, ariko intego ndanifite kubwira ko yatabaye Zaka ikamukura mu kibazo, je kubukura mu kibazo. Reka Zaka yari mu kibazo ko nta Yesu yari afite, nta Mana yari azi, yumvaga ibyo afite byo bizamubera Imana, ariko nyuma arahinduka ahura na Yesu kandi amateka arahinduka. Ngwifuje guhura na Yesu kandi Yesu agahindura ubuzima bwawe. Ikibazo cyawe Imana ije guhura nacyo mu izina rya Yesu. Uwera wa Isiraheli, Imana ibaho kandi izahoraho. Sengeye ngo uhure n'uyu muntu muri iki kibazo cy'Imana. We wageze mu rugo rwa Zaka ibintu bigahinduka. Reka ugere mu rugo rw'uyu mumama umugabo agaruke, ugere mu rugo rw'uyu mupapa umugore agaruke, ugere mu rugo rw'uyu muryango bongere bumvikane mu izina rya Yesu Kristo. Aka kazi k'uyu mwana wakongere kademare, urugo rwe rwongere rugira amahoro, business yongere igira amahoro, company yongere igira amahoro. Aho wageze ibintu birahinduka, aho wageze amateka arahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera mwene data nkurikiranye Ikamba TV, mu mugisha imbaraga n'amavuta, yuko subscribe uyunguye kudutera inkunga mu buryo bw'amafaranga, uburyo bw'amasengesho mu umugisha. Kandi reka umucyo w'Imana urasiriye umuntu, ikirenzeho musaba imbaraga zo gusenga, kandi kubana n'Imana bigumye byomatane nawe, imisiyo igumye kurindwa, kandi ayejo hazabe heza. Ndagushimiye ko mbwiye kubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen.